noneho n'umunyamategeko we wavuganye na BBC wanavuganye n'ibitangazamakuru byinshi yaravugaga gusa ngo yitabye Imana. Bigaragara ko umunyamategeko nawe ashobora kuba atazi ngo mu by'ukuri Rujugiro yishwe n'iki cyangwa se ari he. Ngo umuryango uzampa ngo uruganda rumwe barugumuha yakoze iki, bararuguha wakoze iki. The same system ishobora gukoreshwa nanone ku bantu bari ruhande rwa Rujugiro, bakavuga bati reka Rujugiro yari umukire afite amafaranga menshi, n'umuntu barirwa mu miliyari y'amadolari. Ngira ngo bivuga ko yateye Yoweri Kaguta Museveni inkunga y'amafaranga menshi atabarika, ahantu hagiye afite ibikorwa ni henshi. So bakavuga bati rero reka tubanze twicare hasi n'uwo munyamategeko we. Niyo mpamvu kuvuga ngo Rujugiro yitabye Imana ntabwo ari ikintu gikomeye. Yazize iki? Si ikintu gikomeye. Yararwaye cyangwa se yafashwe n'indwara y'umutima ihitimo kubangura, ntabwo ari ikintu gikomeye, se n'igitangaza. So umuntu wa mbere upfuye se nawe wa nyuma. Ariko impamvu uyu munsi nta makuru na make ahari, reka mbifurize ibihe byiza mwe mwese mukomeje kujyana mubana na Kame Official. Amazina yanjye ni Chris Kame. Njye nashimira mwese mugenda mubana natwe ku bitekerezo muduha, ku nyunganizi, uburyo mu streaming ibiganiro byacu. Mu by'ukuri n'umusanzu ukomeye cyane muba mugenda muduha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kugira ngo natwe turusheho gukora tubahe ibiganiro buri munsi, ndetse tubana ubusesenguzi ndetse n'andi makuru abagenda aboneka impande n'impande, kugira ngo tugende tuyaganiraho hano ku meza y'ubusesenguzi tureba byinshi bitandukanye. Uyu munsi turi ku itariki ya 18, ndabizi urabyibuka, ariko nanone nkubiswa ko turi muri ya minsi ijana yahariwe cyangwa se mu gihe tuba twibuka jenoside yakorewe Abatutsi yahereye ku itariki 7 z'ukwezi kwa 4 ikagera mu kwezi kwa 7. Ni iminsi ijana yatwaye abacu bagera kuri miliyoni irenga y'Abatutsi baziraga uko bavutse, uko bameze byose. Ariko ku rundi ruhande nanone ntabwo warenza ingohe cyangwa se warenza amaso ko mu Rwanda cyangwa se no hanze yarwo tuzi neza ko cyangwa se tuzi ko hari umuntu witwa Rujugiro abatwa Tribel wamaze kutuvamo cyangwa se wamaze gutaha, arangije urugendo rwe ku isi. Uyu musaza mu mateka ye abantu batavuga, we hari ibyo yagiye yivugira, ariko bamwe bari kuvuga bati yapfuye afite imyaka 82, abandi bati ni 3. Mu by'ukuri nta gereranya rihari bavuga ngo precisement ni imyaka, ariko we yivugiye neza ko nawe ubwe atabasha guhita amenya ngo imyaka yanjye niyi, kubera ko igihe yavukiye nta buryo busa naho bumeze neza bw'irangamirere bwari guhari. Uyu munsi abantu benshi bari kwibaza bati ese ni iki, yazize iki? Bamwe bati ibi, abandi bati ibi, abandi bati ibi ngibi. Ariko njyewe nagerageje guhamagara abantu bagira muri 3 mbabaza nti se mu by'ukuri Rujugiro Tribel ayabatwa yazize iki? Bamwe bati ni indwara y'umutima mufashe mu buryo iramukubangura, abandi bati harabari gukeka ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Mu kiganiro ejo nakoze nari ndimo mbabwira bati kuba umuntu ari hanze y'u Rwanda yenda yavuze ko atazata mu Rwanda ntago bivuga ngo we ntabwo apfa, uretse n'umuntu ufite imyaka 80 n'ingahe n'abantu bafite imyaka 3 n'impinja zirapfa nkanswe umuntu mukuru. Urupfu rero ntekereza ko nta muntu ndatwara kugira ngo umuntu agende afata ibi bintu nibi. Ariko njyewe narifite gahunda yo kuvuga ngo nzajya kureba mu by'ukuri ese niba ibyo ari byose abantu ntabwo bashaka kuvuga ngo yishwe n'iki. Icya kabiri ntabwo batanga update. Mwabonye ngira ngo Kasuku yese avuga ngo agiye muri South Africa, kandi mu by'ukuri South Africa ntabwo Rujugiro yarakihaba. Rujugiro yitabye Imana ari muri Dubai.
muri leta za Emira z'Abarabu. Noneho Kasuku ati njyewe ngiye muri South Africa. South Africa yarahabaye nibyo, anafite ibikorwa byinshi, ariko ntabwo uyu munsi aba muri South Africa, yabaga Dubai. Noneho n'umunyamategeko we wavuganye na BBC, wanavuganye n'ibitangazamakuru byinshi, yaravugaga gusa ngo yitabye Imana. Bigaragara ko umunyamategeko nawe ashobora kuba atazi ngo mu by'ukuri Rujugiro yishwe n'iki cyangwa se ari he, cyangwa se rikaba ari isiri rimeze ritya. Ngira ngo mwabonye video y'umuntu witwa David Himbara. David Himbara uyu nguyu yahoze akora akazi gakomeye mu Rwanda, ndetse aza no kujya hanze, ndetse biza kuvuga ko ari umwe mu bantu bareba imitungo cyangwa se bagira inama mu by'ubukungu Rujugiro. Hari aka video nubwo umuntu ashobora gukekeranya ko kakozwe na AI bitewe nuko icyongereza avuga ntabwo nijwi, ntabwo ari bya David Himbara. Bigaragara ko David Himbara irava video koko bashobora kuba bayihimbye. Ni video, reka mubanze muyirebe. Oh my gosh. My boss, Tribert Rujugiro, is dead. This might not be real. How am I going to survive? Will his family provide me one of his industries he had promised to reward me with for tarnishing the RPF and President Kagame? Muri iyi video bigaragara ko David Himbara koko ibintu abantu bari kuvuga buri abantu byo bahimba ibintu ngo nge kubwanjye nshobora gutemeza ko iyi video ari y'umwimerere, ashobora kuba ari ziraza artificial intelligence baba bazikoresheje. Ariko bigaragara ko David Himbara uyu nguyu bashobora kuba bamuvugiye ibintu koko byari bihari. Ari nabyo nge mpuza nkavuga ngo impamvu batari kushaka kuvuga ngo Rujugiro yaguye aha, azashyingurwa gutya, bizagira guta, azagaruka mu Rwanda, ari kugira ngo za nganda ze za businesses babanze bazitera imigwi. Hey, kuko niba uyu munsi uravuga ngo yatangiye yapfiriye ahanga, famille ze zose zata zigenda yararahanga batangira kuga. Ariko sinzi niba mwibuka urupfu rwa president John Pombe Magufuli. Bivugwa ko yapfuye ariko ntibahite babitangaza. Uzi impamvu? Nukubera ko bashaka kugira ngo hatagira imvururu ziba mu gihugu, bakanze kugira ngo president uyu nguyu Mama Samia abanze nyine babanze, kuko barashobora kuvuga ati yenda itegeko nshinga yegorera handi rivuga ngo uyu ni kanaka, ariko yenda abantu bareberera igihugu cyangwa se abandi bantu ku ruhande bakaba bati oya nubwo itegeko nshinga rivuga ko ari uyu mudamu ariko ashobora kutatuyobora, bakaba bati reka duhite dufata duteka inguva. Noneho babanza kugira ngo bahandoringe bya bintu byanatwaye iminsi, ari nabwo baje gutangaza nyuma ko Magufuli koko yitabye Imana. Ariko ntabwo uriya munsi bavuze ko yitabye Imana aribwo yari yitabye Imana. Aho ni ku ruhande rw'umuntu mu president uyoboye igihugu. So the same system ishobora gukoreshwa nanone ku bantu bari ruhande rwa Rujugiro. Bakavuga bati reka Rujugiro yari umukire, afite amafaranga menshi, n'umuntu barirwa mu miliyari y'amadolari. Ngira ngo bivuga ko yateye Yoweri Kaguta Museveni inkunga y'amafaranga menshi atabarika, ahantu hagiye afite ibikorwa ni henshi. So bakavuga bati rero reka tubanze twicare hasi n'uwo munyamategeko we. Niyo mpamvu kuvuga ngo Rujugiro yitabye Imana ntabwo ari ikintu gikomeye, yazize ikisi ikintu gikomeye, yararwaye cyangwa se yafashwe n'indwara y'umutima ihitimo kubangura, ntabwo ari ikintu gikomeye, se n'igitangaza. So umuntu wa mbere upfuye se nawe wa nyuma. Ariko impamvu uyu munsi nta makuru namake ahari nuko bari kubanza kumasika ibyo bintu, babanza batera imigwi bavuga bati ese ngewe nzafata iki. Ari naho byavuye bagashyira iriya video ya David Himbara arimo ari kuvuga ngo ngiye guhita bimfubyi, ngo nase ngo nzabiki, ngo nzabuwane, ngo zagira gute, ngo umuryango uzampa ngo uruganda rumwe barugumuha yakoze iki, bararuguha wakoze iki. Rujugiro yarafite abana gusa, nkomeza n'ubundi ntihanganisha umuryango we. Hari umwana we n'ubundi ngira ngo nawe mu minsi yashize, mu myaka ishize mikeya, nawe witabye Imana. Bivuga ko uwo muhungu yari umuntu umwe mu bo umusaza yizeraga, avuga ati ngutumye muri business ni Rujugiro. Ukuntu urupfu bisa naho rwamutunguye kuko ntabwo yigeze ajya mu bitaro. Yenda avuga ngo ni kwa kuntu umuntu abaza kwitegura akavuga ngo ibi ndabigabye bingize gute, abana bahaye ibi cyangwa se imiryango mbihaye, ntabwo bivuga ko ari ikintu cyamufashe gusa kigahita kimugubanya agateta Imana. Ariko amakuru hari neza nuko yaguye Dubai mu nzu ye. None nkibaza ngo abantu bari gufata inzira bajya muri South Africa, ku rugero nabiberetse Gasuku, ngira ngo yarari kuri airport ari kujya South Africa. Bivuga ngo ibi bintu ntabwo birasobanuka neza, kuko umurongo umwe sinzi abantu bagiye South Africa, abandi bagiye Dubai,
harabavugaga ko nubundi ngo yapfuye avuye mu Rwanda. So ni ibintu bisa naho bikiri maske ukuntu, ariko mu makuru nge nabashe gutohoza neza nuko Rujugiro atishwe nkuko byagendaga bivugwa. Sinzi bamuroze, sinzi bamwishe, sinzi bagize gute. No, Rujugiro ntabwo yishwe. Rujugiro ni ikintu nyine cyamufashe ahita yitaba Imana, nkuko hari igihe umuntu aryama bugacye mu gitondo kumva umuntu ngo yitabye Imana. Ibyo ni ibintu bisanzwe, ariko ubwino buhari nuko impamvu tuzamenya amakuru yuko kugira ngo tumenye ngo bazamushyingura gutya, bazamushyingura ahangaha, yaguye ahangaha bimeze gutya, ntabwo ari nonaha rwose. Muzategereza mucoke nyuma yuko bamaze bizajya hanze, ari uko abo bantu bamaze kwicara bakavuga bati ngewe ndafata iki. Nubwo ibintu bye byari byanditse mu mazina ye, yego, ariko nanone hari n'abakeka ko ibihugu bigiye birimo, kuko ni umuntu ushora imari ifatika, umuntu ushora imari z'inganda n'ibihugu nabyo bishobora kuvuga bati reka tugiye gutya. Yenda yarafite n'abandi bantu bigenda bari muri groupe imwe, nabo bashobora kuvuga bati niba dukoze groupe, ngira ngo groupe ni kwa kundi abantu bahuza ama companies ariko bakaba bafite president wa groupe. Bivuga ko Rujugiro rero ashobora kuvuga ati yenda abo bantu bari aba vices bashobora kuvuga ati turabitwaye, birashoboka, kubera ko nta nyandiko ya wa wundi yasize avuga ngo ibi ngibi bigiye kugenda gutya. Bagenda bakagenda banabyita ibyabo, cyangwa se yenda yaranafitemo ibye byo kuri ruhande. Ariko amakuru ahari akavuga ko uyu munyamategeko we utanashaka gutanga amakuru, ntabwo ashaka gutanga amakuru ariyo yose, avuga ngo umusaza mbese ntabwo ashaka kugira ikintu na kimwe avuga. Bivuga ko ari we muntu ushobora kuba ari kudiringa ibintu byinshi cyane. Gusa umusaza abantu bajya ku ruhande bati yagize gutya, barabeshya no kugira ngo bayobye abantu. Rujugiro ni umuntu n'ubundi amateka agaragaza ko ari umuntu wakoze ubucuruzi cyane, yarerebeye ubucuruzi, ndetse ntekereza ko yafungiye mu Burundi. Mu mateka ye niko abigaragaza, yagiye afasha abantu bagiye batandukanye, ndetse kugera no kuri ingabo zari za RPA cyangwa se FPR Inkotanyi bakiri mu ishyamba. Icyo gihe bakiri mu ishyamba, ari mu bantu babafashije kugira ngo bafate ubutegetsi, ndetse nyuma ageze mu gihugu yaje kuba umujyanama wa Perezida Kagame mu bijyanye n'ubukungu. Nyuma aza kuvuga ko we yaje guhunga habayeho ukutumvikana kwe hagati n'umukuru w'igihugu, ariko mu rukiko rw'ubucuruzi ubwo baburanaga iriya nyubako ya UTC we yavugaga ko afitanye ikibazo na leta y'u Rwanda. Mu by'ukuri agiye atikiranira na leta y'u Rwanda, ibintu abantu benshi banagiye bakomeza bagaruka bakavuga bati se ubwo urubanza ruzagenda rute, ariko n'ubundi ngira ngo u Rwanda rwari rwabashije kugenda rumutsinda ahantu hamwe na hamwe mu manza zimwe na zimwe, bari babashije kugenda bamutsinda. Reka mwifuriza uruko ridashira, ariko nanone ngenda nihanganisha bamwe mu bari hafi ye, umuryango we, n'abandi. Uyu munsi ntabwo naje gutyo gusa, ngira ngo iyi foto murayibona mwese. Ni ifoto abantu batandukanye bagiye bayitirira ibihugu byabo, ngira ngo n'abanyarwanda bagezeho bayita ngo ni igihugu cyabo. Ni ifoto igaragaza ibiganza bisa naho ari ishusho isa naho ari ya Yesu, bivuga ngo yaje. Ni ifoto bivuga ko yafatiwe mu gihugu cya Kenya, yagaragaye mu ntara imwe, izina ntari kugibuka neza, iza gushyirwa ku rubuga n'umuntu bita Mike Sonko. Uyu Mike Sonko ngira ngo yabaye governor w'umujyi wa Nairobi, no mukire cyane uzwi hariya. Iyi foto yashyize ku rubuga rwa X rwa Twitter, ariko abantu batangira kugenda bayifata kugeza ubwo aba blogger bo mu Rwanda cyangwa se aba content creators bo mu Rwanda bayifashe, ugasanga yayifashe agashyiraho polisi y'u Rwanda ya traffic ngo dore bibaye mu Rwanda, ngo dore bibaye, kugeza ubwo ngira ngo hari umupeti wayikoresheje. Inkuru ibirebwa n'abantu benshi, ariko iriya foto ntabwo yigeze ifatirwa mu Rwanda, yafatiwe mu gihugu cya Kenya. Ni ibintu byabaye, ndetse kugeza ubwo Sonko we yavugaga ngo ni imperuka, ariko si ubwa mbere ngira ngo ibi bintu bimeze gutya bisa n'ibingibi biba, kuko ngira ngo ni mu Buhinde nabigize biba, umwana akavuka ngo mu kiganza cye gifatanye, ngo abaganga bagisatura bagasanga handitsemo ngo Jesus is coming. Ibintu nk'ibyo ni ibintu rero bigenda biza abemeramana bakabyitiranya, cyangwa se bakumvisha abantu ko ari imperuka igiye kuza. Ariko mu byanditswe byera ngira ngo
nubwo ntabizi cyane bivuga ko Yesu ubwo hari n'abemera ko isi itazashira gutya nk'uku nguku, bivuga ko uko umuntu apfuye isi ibishize n'undi agapfa isi ikaba irashize, ariko hari abemera ko hazabaho igihe cy'umuzuko, hari abemera ko igihe cy'imperuka kizaba, nubwo bivuga ko Imana yarahiye ko itazigera yongera guhanisha umwuzure. So biriya rero ni ibintu bigenda biba. Hari nanone bemera ko ari uburyo bw'ikirere, abizera geography bakavuga ko ari uburyo ikirere nabyo gishobora kwiformulatinga kuriya bikaza ari nk'ishusho y'umuntu. Ibyo rero no kugira ngo nshyire umucyo kuri icyo kintu twabonye abantu bose babona ngo ni foto, tukabona traffic, ngira ngo iriya foto uriya mupolisi bashyizeho ahagaze yambaye jacket y'icyatsi kibisi, ngira ngo iriya myenda bayikoreshaga mbere mu gihe batari babaha utujire. Murabona hari utujire abapolisi uyu munsi bambara mu muhanda tw'umukara turimo n'ibara rijya gusana n'umuhondo ariko utagize. So ririya koti rero agira iriya foto ni ya kera traffic y'u Rwanda batari bayihindura uniforms, babahe izo bari gukoresha uyu munsi. Abantu rero bagiye bayigira bashyize kuri Facebook, abagize gute nabibonye ku byamamare, ariko ni ifoto yafatiwe mu gihugu cya Kenya ipostingwa na Mike Sonko, uyu nguyu wabaye governor y'u Rwanda, governor w'umujyi wa Nairobi ku butegetsi bwa Uhuru Kenyatta muri ngira ngo muri manda ye ishize. Ntabwo ari ibyo gusa. Uyu munsi umuntu witwa Murindahabi Irene ari mu gihugu cya Canada. Hari abantu babitanze ibitekerezo byinshi babigarukaho mu buryo bugiye bitandukanye, ariko nashatse kuvuga kuri iki kintu muri ubu buryo. Hari ikintu cya mbere nibaza. Irene yashyize ifoto kuri Instagram yaravuga ngo umuhungu wa Gatsata ubu ngubu yageze i Toronto, yageze Canada, aravuga ngo ni his second home. Iyo umuntu avuze second home bivuga ngo hari first home. Ashobora kuvuga ngo yenda nzajya mba mu Rwanda mbe na Canada, nubwo ibyo bishidikanyaho, kuko niba agiye gusura ntabwo avuga ngo ni my second home. Igihe ahantu hita my home nigiye ko ushobora kuhaba ukahatura, ariko yuri umushyitsi ntabwo that's not your second home. Niyo mpamvu uvuga ngo niba yavuze ngo his second home mu buryo bumwe yibeshye cyangwa se yabeshya bamukurikira, ariko nanone mu bundi buryo bishobora kuba second home hiwe niba yajyanywe n'umuntu. Hari abagiye bavuga ngo agiye kujyanwa n'umugore, ariko bivuga ko Irene afite umugore n'umwana, ariko ntabwo ngiye kujya muri privacy yiwe. Ariko ikintu ushaka kuvugaho ni iki ngiki. Abantu cyane cyane abanyafrika turavuga tuti kujya i Burayi ni byiza, kujya US ni byiza, kugira gute, ariko twibagirwa ko hariyo aba homelesses bariyo hariya. Ngira ngo mu Rwanda ejo muri twabonye umuntu ajya ku mbuga nkoranyambaga, ngira ngo ni ikiganiro atanze cyangwa niba atarabivugiye mu mushyikirano, aravuga ngo kubera ibintu bya racism byabaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuye yaza gutura mu Rwanda. Hari n'abantu bava muri ibyo bihugu bakaza gukora ama businesses muri ibi bihugu ibi bya Rwanda, Uganda, Kenya n'ibindi. Noneho nje nkagaruka kuri Irene nkavuga ngo niba yafashe decision yo kuvuga ngo agiye kuba muri Canada ajyanwe n'umugore, yaba ari igicucu cyerekezwe n'ibindi bicucu. Ndakubwira impamvu. Irene afite platform, afite urubuga, afite chaîne ya YouTube yiwe, nubwo mu Rwanda ama ads adakora, ariko aba diaspora baramureba. Ngira ngo abantu bose bakora YouTube basharinga amafaranga y'aba diaspora, ku buryo ntekereza ko yukize mu rubuga rwa YouTube grades ubona ko Irene ari hagati byibura y'ibihumbi 4 n'ibihumbi 8 ndetse n'10 yinjiza ku kwezi by'amadolari. Ayo mafaranga muri Canada ni makeya, ariko mu Rwanda ni amafaranga menshi. Mbwira abakozi ba leta bahembwa hagati y'ibihumbi 4 ni bangahe? Gitifu, meya, abantu bahembwa muri miliyoni 5, kuko ibihumbi 4 ubikubye ku ivunjisha ry'uyu munsi barakaba muri miliyoni n'ibihumbi 100 cyangwa miliyoni 5. Abantu bahembwa salary net y'ibihumbi ya miliyoni 5 mu Rwanda ni bangahe? Ni bakeya. Noneho ukabishyira kuri standard y'ubuzima bwo mu Rwanda, ubumeze neza, wakubaka inzu, wafata, mbese ibintu wakoramo ni byinshi. Noneho si ibyo gusa,
afite management y'abahanzi bari abanangira ngo bamuha amafaranga menshi yaba ba diaspora amafaranga bamuha yo binjiza ku mbuga n'ibitaramo n'ibiki ayo mafaranga yose ukayateranya na amafaranga yinjiza amafaranga atari makeya genda n'utundi tugiga genda akora ngira ngo mwumvise kontra yagiye kuri isi bagiye kujya muri kiganiro The Choice ngira ngo ari yakivuyemo ariko gusubirayo bamuha amafaranga menshi n'andi agenda yamamaza noneho ugafata ayo mafaranga ukazajya ugenda kugira ngo umugore yirwa kwicaye hejuru muri Canada ngo nuko juste uri Toronto uri Vancouver aho hantu arajyayo ubuzima butangire aratangira bundi bushyashya mu minsi ishize gihe hari umukobwa nari ndimo ganira nawe n'umushiti wanjye ngira ngo aba Toronto aba Toronto ngira ngo niba nibuka neza iriya migi ntabwo nyizi ndahagera noneho arimo kumbwira nkamubaza mani none se ubuzima bumeze gute sharambwira ati nyine ntabwo byoroshye ati cyakora ushobora kubona amafaranga yo kurya n'iki ndamubaza none se ibiryo ho ngaho bihaba n'ibihe ati sha byose birahaba ndamubaza none se habayo ubugari bw'imyumbati arambwira ngo burahaba ati bose iki cyo kigura nk'angahe urebye nk'amadolari nka 15 noneho amadolari 15 yashyira mu manyarwanda n'ibihumbi 18 ni kilo kimwe cy'ubugari hariya yenda bo ntabwo babiri mbese abari n'inzu babamo yarambwira ngo mu nzu hafi y'ibihumbi 2 sinze none ndamubaza none se ukora iki arambwira ati sha ngubu ndi gushaka akazi atariko nari mfite atariko bigoye ati kubona amafaranga ni danje ati buriya iyo turi hano umuntu avuga ngo mpa ku mafaranga ntuyamuhe agira ngo uristinge ariko ntabwo ariko biba bimeze ati ubu ngubu we kugera ubwo yambwiye ngo nindamuka mbonye we niko yambwiye mbonye miliyoni 80 kuri konti yanjye nzahita ntaha miliyoni 80 nkubwiye iyo income ya Irene yayinjiza mu gihe kingana iki juste sinzi ikintu abantu abanyafrika dufite cyo kuvuga ngo hanze niho ubuzima buri no ntabwo ariko bimeze kuko nabo ngabo bafite aba homelesses nabikubwiye mujye kuma YouTube musacinge ngo homelesses in US homelesses in Canada in Australia in what and what ni benshi bro niba ufite income yayo mafaranga njyewe ninjiza hagati ya miliyoni 10 nabajya gukora iki bro none se baza ko aba bantu bakora ama businesses muri bihugu aba bakire tubona babananiwe kujya kubayo kandi iyo ugiye hari abantu babarize benshi babari ku rwego nyine baramenuje ni benshi bivuga ngo utangire kakazi ko kuvuga ngo nta kamaboko ni imirimo y'amaboko mugane wababivuga na his excellency nabajya bivuga bati none se abantu bamujya gutwara amakamyo mwaje natwe tukayabaha mukayatwara ubwo rero niyo mpamvu navuze ngo niba koko Irene yagiye kubayo yaba ari igicucu nyuma y'ibindi ariko niba yaragiye gusura kugira ngo akore businesses nanone yaba ari umunyabwenge imbere y'abandi banyabwenge iyo nge niyo comment yanjye naho kuvuga ngo urumva ibindi iriya business irayitigwa kuko erega buravuga ngo business ni nyirayo bro business ni nyirayo uyu munsi mumbwira aho Rwanda Family seri amakuza se nuko se yatwaye uko bakoraga ariko yagiye hasi niba abantu barakurikiye igitangazamakuru cya Irene kubera ko ahari akabavuyeho uyu munsi yenda nuko hari n'abatarabimenya ariko nyuma y'amezi 2 angahe adatanga bya biganiro atangaga vugana n'abahanzi kandi byibuka ngo isoko rye ry'ibiganiro isoko ry'ibintu abantu bakunda riri mu Rwanda yavuganaga n'abahanzi none bazajya batega bamusange muri Canada se ntabwo bikunda ntabwo bazatega ngo bahamusange nuko ngo abo yahaga ibiganiro ntabwo ari ngo bakunda just uwazanye wese ahubwo bakunda ya mico kuvuga ngo Irene yazanye Bruce Melody yazanye kanaka kuko nyine n'abantu babiri bahuye ariko noneho najya Canada azahura nyine nabo abandi n'ubundi tutamenyereye n'ubundi abashyireho n'ubundi bintu bye ntibirebwe none babandi yasize mu Rwanda ba hosting n'undi muntu nanone utandukanye na Irene n'ubundi nabyo ntibirebwe usanga business ye isubiye inyuma
kora ko asanze umugore sinzi nge nabibonye ngira ngo ni kera, ndetse yari icyo gihe na postinze ngo mu minsi ngiye kuza ngo Vestine na Dorcas bagiye kujya gutamira muri Canada, ariko bivugwa ko ahubwo ari umudamu atereta wari ugiye kumujyana. Niba koko byahise biba bikavuga ko agiye gutegura ubukwe, yaba ari igicucu inyuma y'ibindi. Erega buri muntu impamvu abadiaspora ni iki? Nta kindi, nta mafaranga. Ntekereza ko ufite amafaranga ahantu hose ku isi wajyayo. Abadiaspora ni iki? Impamvu tuvuga ngo ni mu diaspora, nta mafaranga, nta kindi. Simple as that. None hari abantu arusha amafaranga kandi ari abadiaspora. None nibo bari kumutwara. That's nonsense. Ngira ngo yakaba ahubwo akomeza gushyira itafari kuri industry yo mu Rwanda, ahubwo no umukobwa akaba yanaza akamusanga mu Rwanda. Ndabashimiye. Amazina yanjye ni Chris Kame. Mushobora kubana natwe muri ibi biganiro, mushobora kuduha ibitekerezo ko mubyumva, ariko nanone mukaza mutubwira ati uzatubwira kuri operation, kuri ibingibi kugenda bivugwa byose, nzajya mbibazanira hano ku meza y'ubusesenguzi ahangaha. Reka mbashimire rero, mukomeze kugira impagarike n'ubugingo, mukomeze kugira ibihe byiza, mukomeze gukora ibyo mukora byose mugenda mutera imbere, ndetse naho bidatera imbere dusaba cyangwa se twinginga cyangwa se tubafasha kubasengera kugira ngo ibintu byose bikomeze gucamo, kugira ngo muzajye munaduha nyine izo views muzajye munaduha izo views, natwe turako twagura akantu k'agashati, agapataro, tunumuzwa ngutwo. Ndabashimiye rero, mugira ibihe byiza. Ciao ciao.